kuba ufite abanzi ibihumbi, ukagira abanzi amagana, ukagira abagupinga amagana, ukagira abagusuzugura ibihumbi, ukagira amamiliyoni y'abakurwanya, ntabwo bibujije Yesu gukora. Ntibivuze ko Yesu atazakora icyo yagambiriye gukora. Ntibivuze ko Yesu atazakugeza aho yagambiriye kukugeza. Ntibivuga ko Yesu atazakugira uwo yifuza kuba we. Haleluya. Nubwo abamubyigaga bari benshi, nubwo abari bamukurikiye bari benshi, nubwo abari bamuhanze amaso bari benshi, nubwo abari bamutumbiriye bari benshi, ariko yahaye agaciro akabasha kumuha umwanya. N'uyu nguyu wari ufite inzara n'inyota byo kugira ngo abone Yesu. Imana ishimwe. Shuti bakunzi ba New Lucky TV, turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe. Muri aka kanya turi kumwe n'umukozi w'Imana Bongo Alphonse, ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi, akaba agira n'ubuhamya bukomeye cyane, ariko twamutumiye kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Kugira ngo rero mbararikire kujya mukurikirana ibindi biganiro cyangwa se ijambo ry'Imana n'ubuhamya butandukanye n'abakozi b'Imana batandukanye, ndagusaba ukore subscribe kugira ngo buri jambo ry'Imana ryose duteguye gushyiraho rijye rikugeraho, buri buhamya bwose bw'abakozi b'Imana batandukanye bujye bukugeraho. Ukore subscribe. Yesu aduhe umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana Bongo Alphonse atugezeho ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha. Turakwakiriye Bongo Alphonse. Murakoze cyane kunyakira kuri New Lucky TV. Mwese abadukurikiye, Imana ibahe umugisha. Turabiyegereje ab'iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abo mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange, ndetse abo muri Afurika, abari muri Aziya, abadukurikira muri Australia, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza. Ndabizi ko abadukurikiye muri benshi hirya no hino ku isi. Wowe ubwawe aya masaha turi kumwe, Imana iguha umugisha, cyangwa se abumva Ikirundi ibahezagire. Ndabizi ko mudukurikiye. Imana rero nibaha umugisha. Reka tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi tuzakomeza kuganira mu biganiro bitandukanye. Tuzajya tubagezaho ubuhamya, tukabagezaho ijambo ry'Imana, tukabagezaho indirimbo n'ibindi byiza bishobora kujya bihembura ubugingo bwacu kandi bwanyu. Imana ibaho umugisha. Reka rero tubanze dusenge. Mana yo kwizerwa, turagushimiye kuri umurinzi wo kwizerwa, wagize neza kurinda ubugingo bwacu twese abakurikiye New Lucky TV. Mu izina rya Yesu Kristo wagize neza, buri wese waramurinze, twongereye kubaho twese kugira ngo tubashe gukurikira ijambo ryawe. Ngwino ubane nanjye, kuko indogobe siyo yubaha ahubwo aho yigenderaho. Soza icyo wagambiriye mu mitima y'abakurikiye ijambo ryawe. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Urakoze cyane. Ribohora ababoshye mu izina rya Yesu. Rikomeza abari bacitse intege, abari babuze ibyiringiro ribahesha ibyiringiro, abari baracogoye ribabera imbaraga, ritubera ibyo kurya byo kuduhembura. Ngushimiye ibyo nkuragije ibiri imbere mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ni ibice 10 n'umurongo waho wa 46. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ibice 10 umurongo waho wa 46. Dusome. Nuko bagereye Yeriko, akivaniye Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutemayo, umusezi w'impumyi, yari yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare ahagarare. Bahamagara impumyi barayibwira bati, haguruka, araguhamagara. Nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu aramubaza ati, Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nde? Iyo mpumyi iramubwira iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Reka dusome umurongo wa 52. Yesu arayibwira iti, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Ijambo dufite ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi ukagera ku ntego y'icyo wifuza kuba cyo. Kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi ukagera ku ntego y'icyo wifuza kuba cyo. Mu yandi magambo,
ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga kwiyambura byose, wowe ukagira intego yo kugera ku cyo wifuza kuba cyo cyangwa se kugeraho. Dusomye aya magambo, ntabwo ndi butinde muri iyi nkuru kuko mwebwe abo turi kumwe ndabizi ko bamwe muyizi kundusha, abandi musanzwe mwumva izi nkuru, ariko ndagira ngo iri jambo rikuberere rishya mu bugingo bwawe. Mwene data, mushiki wanjye, wowe turi kumwe muri uyu mwanya, ndashaka kukubwira ko tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ku muntu witwaga Barutimayo. Bibiliya yatubwiye ngo uyu Barutimayo yari umusezi w'impumyi, niko Bibiliya y'Ikinyarwanda yavuze, ariko mu zindi Bibiliya bundi bigaragaza ko yari impumyi, yahoraga yicaye iruhande rw'inzira. Hano Bibiliya yatubwiye ngo yari umusezi w'impumyi. Urumva ko ni Ikinyarwanda cyacu kirakennye cyane, gisa naho kidasobanuye neza ngo kigaragaze uyu muntu uwo ari we. Ariko mu zindi Bibiliya turasanga iri jambo rivuga ngo yari umuntu w'impumyi wahoraga yicaye iruhande rw'inzira asabiriza abahisi n'abagenzi. Bibiliya yatubwiye ngo ari ku munsi umwe yumvishe ko Yesu w'i Nazareti ari uje. Imana ishimwe. Amenye ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ngo ahera ko arataka cyane aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ndashaka kukubwira ko yamenye ko Yesu uje aho ari atandukanye n'abandi bari baramunyuzeho. Yarasobanukiye ko Yesu umugezeho atandukanye n'abandi bari baramunyuzeho yicaye iruhande rw'inzira. Yarazi neza ko Yesu umugezeho ari umunyembabazi, abasha kumwumva akamwitaho akamuha umwanya mu gihe abandi batamuhaga umwanya. Ariko uyu nguyu amaze kumenya ko Yesu w'i Nazareti ari uje, amenya neza ko ari bumutege amatwi, amenya neza ko ari bumwumve, amenya neza ko ari bumwiteho. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo ahera ko arataka cyane. Kandi cyitonderwa, Bibiliya yatubwiye ngo yarahanyuranye n'abigishwa be n'abantu benshi. Mwibuke ko Yesu yakurikirwaga n'abantu benshi. Hari abazaga kubwo baga bashaka imitsima, hari abashakaga gukira indwara, hari abaga bafite ibigeragezo bitandukanye, hari abari baje bashaka kumva ijambo ry'Imana. Yesu yarashagawe n'abantu benshi, ntabwo bari bake. Imana ishimwe. Ariko icyitonderwa, Yesu yabashije kumenya ko uyu muntu afite ikibazo. Nubwo abamubyigaga bari benshi, nubwo abari bamukurikiye bari benshi, nubwo abari bamuhanze amaso bari benshi, nubwo abari bamutumbiriye bari benshi, ariko yahaye agaciro akabasha kumuha umwanya. N'uyu nguyu wari ufite inzara n'inyota byo kugira ngo abone Yesu. Imana ishimwe. Yesu ajya aha agaciro umuntu ufite inzara n'inyota byo kugira ngo amubone. Yesu ajya yiyereka umuntu ufite inzara n'inyota by'uko yamwiyereka. Yesu ajya yiyereka umuntu ubabaye, yiyereka abantu bagowe, yiyereka abarushye n'abaremerewe. Bibiliya yatubwiye ngo arangije ngo agerageza gutaka cyane, ngo abantu benshi bagerageza kumucecekesha bashaka ngo ahore. Ntabwo bari bake bene data. Ndashaka kukubwira ko abantu bagerageza kugucecekesha mu buzima bwawe, imbaraga abadayimoni bakoresha bashaka kugucecekesha. Utabaye maso bagucecekesha wa muririmbyi we, utabaye maso bagucecekesha wa mugabo we, utabaye maso abadayimoni bakucecekesha amateka y'ibyo wakoze akibagirana wa mubyeyi we, utabaye maso ibyo wari waragambire kugeraho wacogora muri byo ukapfa utahageze. Bagerageje gushaka kumucecekesha ngo kandi bari benshi, ntabwo bari bake bene data. Ibise bisobanuye iki? Aba tubona ko bari abantu, ariko si uyu munsi bishaka kugucecekesha bingana iki? Imbaraga abadayimoni bakoresha bashaka kugusubiza inyuma wageze ngo ninge. Abadayimoni Satani akoresha ni benshi, abo kukunaniza, abo kuguca intege, abamagambo, abo urucantege, abo kukubwira kuzapfa utahageze, abo kukubwira kuzapfa utarongowe, abo kukubwira kuzapfa utubatse, kuzagwa kwishyiga. Mbese hari abadayimoni benshi bagamije kugucecekesha mu buzima bwawe. Abakwereka ko imyaka umaze mu gakiza ntacyo wagezeho, abakwereka ko uzapfa ntacyo wimariye. Umva, ariko ndashaka kukubwira ngo iki Imana yakuvuzeho. Mu yandi magambo, kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi ukabona Imana imbere ku buzima bwawe, kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi ukiyambura ibintu byose byakubuza kubona Imana no kumenya Imana neza, ahubwo ugakurikira Kristo ukamutumbira. Haleluya. Uwo niwe wenyine wo kwizerwa. Niwe ubasha kumenya ibigukwiriye mu rugendo rwawe, niwe ubasha kumenya ibyakugirira umumaro mu mibereho yawe. Uwo niwe wenyine wakugirira umumaro ibyo abantu batakoze wakabikora. Aho imiryango itagize umumaro wagira umumaro, aho abavandimwe batagize umumaro wajya agira umumaro. Imana ishimwe. Ndashima Kristo utarobanura ku butoni, utaraturebeye mu masekuruza, ahubwo akatugirira ibyiza kuko akwiye kubitugirira, akatugirira icyizere, akatugira abakozi be atitaye kuri kavukire. Imana ishimwe. Abantu bagira ibyo bareba, ariko Imana yo si kwireba. Ndashima Imana. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo Yesu aragaruka. Uyu muntu Yesu yari atambutse, nusoma Bibiliya ntikubwira ko Yesu yaje kumukiza.
Yesu yari atambutse i Yeriko, niko Bibiliya ivuga, yari yitambukiye gusa, ariko ngo amaze kumva urusaku rw'uyu muntu, Imana ishimwe, uku gutaka k'uyu muntu bigereranywa n'amasengesho dusenga. Ndaza kubisobanura mu kanya, mu ntambwe 7 uyu muntu yateye kugira ngo abashe kugera ku cyo yifuza kugeraho. Uyu munsi wa none wowe ni izihe ntambwe uri gutera? Ndakubwira intambwe 7 ushobora gutera kugira ngo ugere ku ntego y'icyo wifuza kugeraho. Ndaza kukubwira intambwe 7 iyi mpumyi yateye kugira ngo ibashe guhumuka. Arangije ngo abantu bagerageza kumucecekesha bashaka ngo ahore, ariko Yesu ntigeze aha agaciro abacecekeshaga uyu muntu. Oya, nubwo bari benshi, ubwinshi bwabo ntibwateye Yesu kumwirengagiza. Nubwo bari ibihumbi, ntabwo kuba ufite abanzi ibihumbi, ukagira abanzi amagana, ukagira abagupinga amagana, ukagira abagusuzugura ibihumbi, ukagira amamiliyoni y'abakurwanya, ntabwo bibujije Yesu gukora. Ntibivuze ko Yesu atazakora icyo yagambiriye gukora. Ntibivuze ko Yesu atazakugeza aho yagambiriye kukugeza. Ntibivuga ko Yesu atazakugira uwo yifuza kuba we. Haleluya. Nubwo isi yahaguruka, Yesu azahagararana nawe kubw'umugambi afite ku bugingo bwawe. Imana ishimwe. Wowe ukurikiye Niyo Lucky TV, ndaguhumuriza ngutera inkunga y'iri jambo rivuga ngo iyambura umwambaro w'ubuhumyi. Ikintu cyose cyakubuza kumenya Imana, ikintu cyose cyakubera umwambaro ukubuza kubona imbaraga z'Imana ku buzima bwawe, ikintu cyose cyakubera umwambaro ukubuza kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe, icyo cyose ni umwambaro w'ubuhumyi. Ariko niba ari igikanzu wari wambaye, sinzi imyaka ukimaranye, sinzi igihe ukimazemo, sinzi ingorane umaze igihe umaze mu kigeragezo, sinzi igihe umaze muri ibyo byago, sinzi igihe umaranye icyo gishakwe, sinzi igihe umaze uri ingumba utabyara, sinzi igihe umaze abantu bakuvuga, sinzi igihe umaze abantu barakuvuyeho, sinzi igihe umaze mu kigeragezo cy'ubushomeri. Ariko ndakubwira ngo iyambura umwambaro w'ubuhumyi. Amaso yawe atarebaga Imana, uyu munsi abona Imana. Amaso yawe atabonaga Kristo, wongere urebe Kristo. Imana ishimwe. Amaso yawe atabonaga imbaraga z'Imana, wongere wumve imbaraga z'Imana mu bugingo bwawe. Wongere ubone imbaraga z'Imana mu kibazo cyawe. Wongere ubone gukora kw'Imana ku bugingo bwawe. Ndakubwira ngo Imana yacu iracyari yo kwizerwa. Uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora yiteka ryose. Imana ishimwe. Arangije ngo baramwirengagiza, ngo bagerageza no kumucecekesha bashaka ngo ahore, ariko ngo warushaho gutaka cyane. Imana ishimwe. Hari ibintu bishobora gutuma uceceka. Hari ibyakubuza kuririmba mu muhamagaro wo kuririmba, Imana yaraguhamagaye. Hari ibyakubuza kuvuga ubutumwa, Imana yaraguhamagaye uri umuvuga butumwa. Hari ibyakubuza kuyobora ugasezera waratorewe kuyobora, Imana yarakwimikiye kuyobora. Ibyo byose ni ibicantege, ariko komera. Yaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Kandi uko yari kera n'uyu munsi ni kwiri, ni kwizahora iteka ryose. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yakoze icyo gihe n'ubira cyakora. Ngo ariko Yesu arababwira ngo ni mumubwira haguruke, mumubwira hagarare, mumubwira zahondi. Imana ishimwe. Ngo araza. Yesu aramubaza ngo urashaka ko ngukorera iki? Imana ishimwe. Yesu suko yarayobewe icyo akwiye gukora. Suko ayobewe icyo akwiye gukora ku buzima bwawe. Ntayobewe icyo akwiye gukora mu mibereho yawe. Ntayobewe icyo akwiye gukora muri uwo muryango. Ntayobewe icyo akwiye gukora hano mu rugo rwawe. Ntayobewe icyo akwiye gukora mu kazi kawe. Yesu azi icyo akwiye gukora mu buzima bwawe bwa minsi yose. Yesu azi icyo akwiye gukora aha mu mibereho yawe, mu myaka umaze. Yesu azi icyo akwiye gukora. Yesu azi ikiri ku rutonde, azi icya kabiri n'icya gatatu. Imana ishimwe. Ariko arabaza ngo mbese ngukorera iki? Impumyi nta zindi comment, nta zindi komanteri. Yaravuze ngo mwigisha databuja. Haleluya. Ndashaka guhumuka. Yahisa arasa ku ntego. Dufite ikibazo cy'uko rimwe na rimwe abantu batajya bamenya ikihutirwa, ariko Yesu abakizi. Ngo aramubwira ngo mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu aramubwira ati gendere kwizera kwawe kuragukijije. Bibiliya yatubwiye ngo ava iruhande rw'inzira ngo amukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Hari ibintu bijya bituma abantu batindira iruhande rw'inzira. Hari ibintu bijya bituma abantu batindira iruhande rw'inzira ntibajye mu nzira. Ariko uyu munsi wa none nkwifurije kuva iruhande rw'inzira, ahubwo winjire mu nzira neza. Ibyari bigutuje iruhande rw'inzira byakubujije kwinjira neza. Ibyari bikuryamishije iruhande rw'inzira, aho warahacogoreye, aho warahasakurije, aho warahitotombeye,
iruhande rw'inzira hari ibimenyetso biranga. Iyo umuntu ari iruhande rw'inzira atari mu nzira, iyo umuntu ari mu nzira yumva guhumuriza ko Imana, yumva imbaraga z'Imana muri we, yumva ineza y'Imana muri we, yumva gukora kw'Imana muri we, abona amaboko y'Imana bugufi bwe, abona imbaraga z'Imana muri bugufi bwe. Ariko iyo umuntu ari iruhande rw'inzira, haba kwiganyira, haba kwiheba, haba gucika intege, haba gusubira inyuma, mbese ibyo byose ibikorwa by'iruhande rw'inzira biragaragara. Ariko reka nkubwire, ushobora kuba waraciwe intege n'abantu b'iruhande rw'inzira ukabitiranya n'abari mu nzira. Iyo abantu bari iruhande rw'inzira, iteka babuza n'abinjira kwinjira, bakabuza n'abatambukaga gukomeza urugendo, bakabasubiza inyuma, bakagutangira. Bikorwa by'abantu bari iruhande rw'inzira iteka ntibyagusubizamo ibyiringiro, biza ari bicantege. Amagambo yabo aza ari urucantege, ibikorwa byabo biza ari urucantege. Imyifatire y'abantu b'iruhande rw'inzira batari mu nzira, ntawakugirira umumaro ari iruhande rw'inzira, nawe ntacyo aba yimariye. Ndiyagufasha nawe atifashije, ndiyagusubiza intege mu bugingo nawe ibyiringiro byaramushizemo. Mwene data mushiki wanjye mukundwa ukurikiye Niyo Lucky TV, uyu mwanya nkwifurije kuba mu nzira, ugendane n'abantu bari mu nzira. Niba wari umunyantege nke, bazagusubiza intege mu bugingo. Niba wari waracogoye, bazakuremamo ibyiringiro. Niba wari wumvaga udashoboye, uzahinduka umunyembaraga. Niba wumvaga uri umunyantege nke, bazakurera. Ariko uyu munsi wa none nkwifurije kuva iruhande rw'inzira, nawe uyu munsi ujye mu nzira, ukurikire Yesu mu nzira, ugendana nawe mu byo ukora, mu byo uvuga, mu kazi kawe, mu mibereho yawe, mu myifatire yawe ya minsi yose, mu myambarire, mu bikorwa. Nkwifurije kuba mu nzira, ntukagende iruhande rw'inzira, ahubwo nuba mu nzira uzagendana na Yesu mu nzira zawe zose, azagutunganyiriza imigambi. Mwene data arangije ngo ava iruhande rw'inzira, akurikira Yesu mu nzira. Imana ishimwe. Uyu munsi ndifuza kuva iruhande rw'inzira. Iruhande rw'inzira barahasambanira, iruhande rw'inzira baranegurana, iruhande rw'inzira bariba, baragambana, bagira ishyari, bagira igomwa. Aho ni ibikorwa by'iruhande byo ku ruhande. Ibyo byose ntabwo Yesu abibamo. Ariko mu nzira Yesu arahaba, mu nzira Yesu arakora. Iyo uri mu nzira Yesu aragukomeza, iyo uri mu nzira Yesu aragushyigikira, iyo uri mu nzira Yesu agutera inkunga, iyo uri mu nzira Yesu agusubiza intege mu bugingo. Imana ishimwe. Ngo barangije babandi bamucecekeshaga babona Yesu aramukijije. Bibiliya yatubwiye ngo ahagurukaho akurikira Yesu mu nzira. Imana ishimwe. Uyu munsi ibyo ukwiye kwiyambura ni byinshi. Urebe umwambaro w'ibyo wari wambaye, ibitari bigufitiye umumaro, byagutandukanyaga n'Imana, byabuzaga Yesu gukorera mu bugingo bwawe, byatuma gucika intege. Ibyo byose by'iruhande rw'inzira ubihasige. Bibiliya yatubwiye ngo uwo mwenda wuti imbere ya Yesu. Wowe niki wati imbere ya Yesu muri uyu mwanya? Urebe nawe umwambaro wari ukubujije kubona Imana, urebe umwambaro wari ugutuje iruhande rw'inzira. Ni ubusambanyi, ni amagambo, ni ishyari, ni umujinya, ni amahane, ni ukutababarira, ni igomwa, ni ugusinda. Mwene data mukundwa, sinzi ibintu byari bigutuje iruhande rw'inzira byakubujije kujya mu nzira neza, ariko ibyo byose ubita imbere ya Yesu. Uwo mwambaro umeze utyo, ibyo bizinga byose, uwo mwambaro w'ibizinga, niba ari igikanzu kiriho cy'ibyo bizinga, niba ari igipantaro, niba ari ishati, niba ari ikote, ibyo byose wari wambaye bihindanye, byari byaraguhindanyije bikagutuza iruhande rw'inzira, ubita imbere ya Yesu. Uyu munsi ari kuvugana nawe ngo niki cyari kiguhindanyije, niki cyari kigucogoje, niki cyari gitumye ucika intege, niki cyari gitumye usubira inyuma. Ibyo byose ubita imbere ya Yesu, maze ugendane nawe uri mushyashya. Imana ishimwe. Tugomba kugira ibyo dusiga, tukagira n'ibyo dukurikira. Imana ishimwe. Ushaka ikintu yigomwe ikindi. We wigomwe iki ku buzima bwawe? Niki wigomwe? Niki wasize? Niki waretse ku buryo Yesu akureba akabona kuri mu nzira? Ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 7 uyu muntu yasize, cyangwa se intambwe 7 yateye kugira ngo abashe kugera ku ntego. Kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi kugira ngo ugere ku ntego y'icyo wifuza kuba cyo, niyo teme dufite, cyangwa se niyo nyigisho dufite. Uyu munsi wa none ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 7 yakoze kugira ngo abashe kugera ku ntego. Icyambere, yagize kumva ijwi. Uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana, kuko umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo yaravuze ngo uyu munsi ni wumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Bene data bakundwa bashiki banjye, mwebwe munkurikiye, mwe turi kumwe kuri Niyo Lucky TV, uyu munsi wa none nkwifurije kumva ijwi ry'Imana. Imana ishimwe. Iyo wumvishe ijwi ry'Imana riza ryurura umutima wawe.
iyo wumvishije ijwi ry'Imana ritandukanye n'andi majwi wagiye wumva y'abantu. Umaze igihe wumva amajwi y'abakuvuga, ukumva amajwi y'abakunegura, kumva amajwi y'abaguca intege, kumva amajwi y'abagusubiza inyuma, ukumva amajwi y'abajyanama babi bashaka kukoreka batari abajyanama bazima, ukumva amajwi y'abakuneguye, kumva amajwi y'abaguharabitse. Uyu munsi nkwifurije kumva ijwi rya Yesu. Imana ishimwe. Nkwifurije kumva Yesu avugana nawe. Nkwifurije kumva ijwi rya Yesu mu mutima wawe. Imana ihabwa icyubahiro. Icyambere yumvishijwe. Iyo umuntu yumvisha ijwi ry'Imana rijya riza risumba andi majwi, rijya ricecekesha amajwi nubwo yaba igihumbi, nubwo yaba amajwi amagana. Ijwi rimwe rya Yesu riza rituje ariko rigacecekesha andi majwi yose. Reka uyu mwanya wumva ijwi rya Yesu ricecekesha andi majwi yose umaze iminsi wumva. Imana ishimwe. Icya kabiri cyatumye agera ku ntego ye, yagize gutaka cyane. Haleluya. Uku gutaka bigereranywa n'amasengesho abera basenga. Hahandi umuririmbyi wa 207 yaravuze ngo waba atinyutse ibyago byose nazakurikira umwami Yesu. Aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa. Aravuga ngo kandi abanzi be bose ntabwo bamugarura mu nzira yahisemo ijya mu ijuru. Imana ishimwe. Ibiduca intege biriho, ibitunaniza biriho, amajwi n'utujwi byose biriho, ibikongorera bikubwira ngo ibi ntibishoboka, ibintu uzabigeraho, uzahapfira ahandi uzahava, birahari. Ariko uyu munsi nkwifurije kumva ijwi kandi ugire gutaka cyane. Uku gutaka bigereranywa n'amasengesho abera basenga. Imana ishimwe. Hahandi indirimbo y'120 uriya muririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira. Haravuga ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Haravuga ngo yambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Uyu munsi wabarwaho gukiranuka. Uyu munsi wabarwaho kuba umunyakuri. Uyu munsi wabarwaho kubaha Imana muri wowe. Uyu munsi wabarwaho kuyinezeza no kuba umukozi wayo, kuyemerera gusa ugataka, ukamanika amaboko ukavuga ngo njyewe ndi ingabitsinzwe imbere ya Yesu. Ni wowe mugabo, ni wowe ushoboye, ni wowe. Ubwire Yesu ko ari ushoboye. Umanike amaboko use n'ingabitsinzwe. Kudacika intege. Mu yandi magambo, yagize gutaka cyane bigereranywa n'amasengesho. Niho Yakobo, urwandiko rwa Yakobo rimwe, Yakobo 5:16 Purito, mwihangane. Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane yasenganye umwete. Ibi bishaka kuvuga iki? Ni ugusenga k'umukiranutsi. Uku gutaka byageranywa no gusenga umukiranutsi asenga Imana ikamwumva. Uyasenza ababaye, uyasenza arira, uyasenza ari impumyi, uyasenza afite ibimugoye. Nawe uko ngukuri, uko nyine Imana iri kukubona, uko nguko umaze iminsi. Senga, taka, bwira Yesu, mubwire ikiri ku mutima wawe. Imana ishimwe. Icya gatatu cyatumye agera ku ntego ni ukudacika intege. Bagerageje kumuca intege. Aba bantu ntibari bake, bari benshi. Abadayimoni bo buruca intege. Abo ngabo wahuriye nabo mu murimo, wacitse intege, waracogoye. Wahuriye nabo mu kazi, wahuriye nabo mu muryango, baje ari abaca intege. Ariko kudaha agaciro abaguca intege. Mu yandi magambo, kudacika intege. Kugira ngo ugere ku ntego y'icyo wifuza kuba cyo, ugere aho wifuza kugera, ugomba kwirinda gucika intege. Nucika intege uzagwa mu nzira utaragera aho ugomba kugera. Uzacogora utaragera ku byo wifuza kugeraho. Uzananirwa utaragera aho wifuzaga kugera. Ariko nkwifurije kudacika intege. Mwene data mukundwa, mushiki wanjye, bavandimwe, mwebwe turi kumwe, uyu mwanya nkwifurije kudacika intege. Nkwifurije kudacogora. Nkwifurije kutita ku majwi y'abaguca intege. Icya kane, kudaha agaciro abamuca intege. Ni ukuvuga ngo niyo uhaye agaciro ibiguca intege, ntugaha agaciro abaguca intege, ujye uha agaciro abagushigikira. Ntugaha agaciro abakuvuga, uzaha agaciro abagusengera. Ntugaha agaciro abakwanga, uzaha agaciro abagukunda. Ubaha umwanya, ubatekerezeho. Nta mwanya dufite wo gutekereza ku batadufitiye umumaro no ku bitadufitiye umumaro, ahubwo tekereza ku Mana, utekereze ku banyamumaro, utekereze ku bagushyigikira, utekereze ku bagukomeza, utekereze ku bagusubizamo intege. Rimwe na rimwe ujye usanga uha agaciro abaguca intege kurusha abagusubizamo imbaraga. Ujye uha agaciro abakuvuga kuruta abagusengera. Ujye uha agaciro abakwitaho kuruta abatakwitaho kuruta abakwitaho. Bene data, ha agaciro uyu mwanya, hindura uburyo. Ukwiye kugira ibintu hindura ku buzima bwawe kugira ngo ugere aho wifuza kugera. Kudaha agaciro abaguca intege nicyo cya kane, ni intambwe ya kane. Ntugaha agaciro abaguca intege, ntugaha agaciro abakuvuga, abaguharabika,
abakubeshyera, abaguteranya, ntacyo byakumarira, nta n'icyo byakugezaho. Icya gatanu, yagize kwimenyaho ikibazo. Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko umuntu ajya agira rimwe na rimwe ujya ugira ikibazo ariko ntukimenyeho. Kutimenya nabyo ni ubundi burwayi. Kutimenya uri umukozi w'Imana ngo umenye aho ugira intege nke, kutimenya uri umuntu ngo umenye aho unanirirwa, umenye aho ugwiza imbaraga, umenye aho ucogorera, umenye ibigucogoza, umenye ibigusubizamo imbaraga. Rimwe na rimwe abantu bibanda ku bibaca intege kuruta ibibasubizamo imbaraga, ariko ni ngombwa ko ugomba kwimenyaho ikibazo. Uburwayi bwawe ni ubuhe? Iyo umuntu afite uburwayi arabumenya, akamenya ibyo yirinda, akamenya ngo narya ibi nkabyirinda. Niba uburwayi mfite bumbuza kurya umunyu sinzawurya, niba ari amavuta nzayavaho, niba bintegeka kunywa amazi nzanywa amazi menshi, niba nemerewe kurya byose ndimo ugomba wowe ubwawe uburwayi ufite n'ubuhe. Reba nawe mu mutima wawe wibaze ni ubuhe burwayi ufite, ni ubuhe burwayi, ni ikihe kibazo ufite ugendana umaranye igihe kirekire kikubuza kujya mu nzira ahubwo cyagutuje iruhande rw'inzira. Kwimenyaho ikibazo, icyo ni ikintu cy'ingenzi cyatuma ugera ku ntego y'icyo wifuza kugeraho. Imana ishimwe. Kwimenyaho ikibazo ni ikintu cy'ingenzi. Burya buri wese, ibibazo by'abantu biratandukanye, ariko kwimenyaho ikibazo ukakimenyaho ni iby'ingenzi. Ikindi cya gatandatu, yagize kwizera. Bibiliya iravuga mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, yaravuze ngo buryo utizera ntashobora kunezeza Imana. Kuko tugomba kwizera Imana kwiriho kandi tukamenya ko ishobora byose. Ni byiza ko ugomba kwizera, kugira kwizera. Ikintu cyatumye ataka, ikintu cyatumye ahaguruka akagira intego muri we, nuko yarazi ko Yesu ari bumukize. Yagize kwizera. Kwizera ni ikintu cy'ingenzi cyatuma ibyo wabonaga bidashoboka, iyo uhagararanye na Yesu mu nzira umenya ko aho ngaho Yesu abishoboye. Ibyo byakunaniye, bikananira abavandimwe, bikananira imiryango, bikananira abakomeye, bikananira abavukanye, bikananira abana, bikananira ababyeyi, bikananira abaturanyi, ujye umenya ngo Yesu arabishoboye. Kwizera ko Yesu ashobora byose, uko niko ukwiye kubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose. Iyo wiyambuye umwambaro wo kutizera, Yesu akuzuza kwizera. Umwambaro wo kutababarira, Yesu akakuzuza imbabazi. Ni ngombwa ko ugomba kumenya ngo kwizera ni ikintu cy'ingenzi. Icya karindwi, yagize kubwiza Yesu ukuri. Ni intambwe ya karindwi, kubwiza Yesu ukuri. Uyu munsi wa none wowe uracyagira ukuri mu mutima wawe, uracyabwiza Yesu ukuri. Uyu munsi ikinyoma kuri telefoni yawe hanyuraho ibinyoma bingana iki? Ni kangahe ujya ucatinga kuri WhatsApp uri gucatinga ubeshya? Ni kangahe ujya ubasha kwandikira umuntu message ubeshya? Ni kangahe ujya ubasha kuvugira kuri telefoni ugeze hengeza aha uri kubeshya? Ese uri hehe, ugeze he? Nahagurutse naje. Ukabura ryamye, umuntu yakubaza ngo mbese warangije kwitegura? Ubu ngubu narangije ndi mu nzira. Ese ugira ngo ibyo byose Yesu arabireba? Biragaragara rero nubwo bwose ni ubuhumyi. Hari ubuhumyi, hari umwambaro umuntu yambara. Kwambara umwambaro w'ubuhumyi ntibivuze kutambara kositimu ngo ushyireho na karavati uberwe. Abakureba barakureba rwose n'amaso y'inyuma arareba, ariko ayo umutima warahumye. Iyo ubeshya umuntu buryo buri impumyi, ugira ngo ubeshya umuntu kandi Imana ireba hiherereye iri kumwe nawe. Yaguhaye guhumeka, yaguhaye kubyuka, yaguhaye kurara ijoro ryose kararana nawe. Iyo mwabyukanye, iyo muri kumwe aho muri ako kazi, aha muri aka kazi, iyo muri kumwe aha muri iyi biro, nubwo hatari abantu ariko irakubona. Ibyo uhakorera, mu yandi magambo, muri kiriya cyumba, muri shambure, aha ngaho uri, aho ngaho irakureba, irakwitegereza. Uragenda uri mu modoka, urugendo ugiye Mirarusi, nubwo rutamenywa n'abantu, nubwo waruhisha umugore, ukaruhisha umutware, ukaruhisha abana, ukaruhisha ababyeyi, ariko data uri mu ijuru ureba hiherereye arakureba. Kuba impumyi rero ni ukutamenya ko Imana iri kureba, ni ukudasobanukirwa ko Imana ireba hiherereye. Ibyo abantu bahishwe yirabibona, aho abantu batari yirahari, ibyo abantu badashoboye yirabishoboye, ibyo abantu batazi yirabisobanukiwe. Haleluya. Ukwiye kwiyambura uwo mwambaro w'ubuhumyi, ugutuza iruhande rw'inzira, ukagutuza kure y'Imana, ahubwo ukaba mu nzira kugira ngo Yesu akorane nawe. Imana ishimwe. Twaganiraga ku bintu birindwi impumyi yakoze kugira ngo ibone guhumuka. Twaganiriye ku ntambwe zirindwi ushobora gutera kugira ngo ugere ku ntego y'icyo wifuza kugeraho. Bene data bakundwa, aho muri hirya no hino,
ari hano muri Amerika ukaba ukurikiye mu yandi magambo iyi nyigisho, ari hano muri Australia, ari hano mu Bwongereza, ari hano mu Faransa, ari hano mu Bubiligi, aha hose, ari hano muri Afurika, muri ibi mu yandi magambo aha ngaha iri jambo rigusanze, ukwiye kwigenzura, kwiyambura umwambaro w'ubuhumyi kugira ngo ugere ku ntego y'icyo wifuza kugeraho. Wowe urifuza kugera hehe? Wifuza kugera kuki? Urifuza umugambi ufite nuwuhe ku buzima bwawe? Bene data, sindi buvuge ibintu byinshi, ariko ndakubwira, waba wifuza ko tukufasha gusenga? Waba wifuza ko ntikigeragezo ufite nawe urambanye cyagutuje iruhande rw'inzira? Reka tugusengera Imana. Ufite icyifuzo, ufite igitekerezo, ufite ubundi bufasha, wifuza gushyigikira uyu murimo dukora kugira ngo uyu murimo ukomeze, kuko bisaba imbaraga nyinshi, wifuza kujya udusengera, wifuza kujya utwohereza ubutumwa, wifuza kujya uvugana natwe, wifuza, ufite ibyifuzo, wifuza ko twagufasha gusenga cyangwa tukakugira inama, naguha nimero ya telefone. Ubwo kuba ari mu yandi magambo, mu yindi migabane cyangwa se mu bindi bihugu bya kure bitari mu gihugu cyanjye, ushyiraho ubanza kugira akamenyetso ko guteranya 250, ukashyiraho 7 8 8 44 49 24 7 8 2 44 49 24. Ndetse biranashoboka ko kuri iyo nomero yenda uramutse udahise ubona ukwitaba, wahamagara 07 8 6 6 20 64 6. Aho ngaho wabona ubufasha bwihuse cyangwa ukabasha no kuvugana n'uwo wifuza. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana yacu yo kwizerwa, ndagushimiye cyane kuri umwami mwiza. Ijambo ryawe risoza icyo waritumye. Muri aba bose bakurikiye New York TV, uyu mukobwa, uyu musore, uyu mugabo, uyu mubyeyi, aba bana, ijambo ryawe rifite ububasha n'ubushobozi kuri buri umwe. Ryabayeho atarabaho, aho atuye niryo rihamutuje, kubaho kwe biri mu biganza byawe. Mu izina rya Yesu, urwego rwose rwa buri umwe ubashe kubana nawe. Abatakuzi ubahe kukumenya, abasubiye inyuma baguhindukirire, abacogoye basubizwe intege mu bugingo. Mu izina rya Yesu, abarwayi bakizwe nawe muri iri jambo. Uko wigaragarije Bartimayo, abariko na uyu nawe umwigaragariza. Yari afite ubuhumyi amaranye igihe kirekire bwari bumutuje iruhande rw'inzira. Umukize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwambara wiyambura imbere yawe, n'uw'ubusambanyi n'uw'ubujura, n'uw'amoko n'uw'ishyari n'uw'igomwa. Iyo myuka yose ndayibamururaho mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbaraga zawe zikorana n'abera zirishyigikira ijambo ryawe, risohoze icyo waritumye. Ngushima ibyo nkuragije ibiri imbere, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na mwene Sobongwa Alphonse. Shalom.